Mbonye umukiza mwiza, ni Yesu Kristo, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagire ankize, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragezwa ndinda wa mubi, ibyo ntwazaga igitugu yarabimbatuye, ni igihome cyanjye njya mwihishamo, naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azantabara angeze mu ijuru, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, ntazansiga nk'imfubyi, ntazampemukira, mpora mbeshwaho no kwizera gusa, ubwo angotesheje ingabo, ntacyo ngitinya pe, ajya antungisha manu yo mu ijuru, byankumbura n'umunsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi, mbonye umukiza mwiza.